Imana yaremye umuntu imuremana ubwiza butangaje ndetse inamurema mu ishusho yayo. Gusa umutima wa muntu uhora wifuza buri kimwe cyose gishobora gutuma yishimira imiterere y'umubiri we. Iyi nshuro rero ngiye kukubwira siporo zitandukanye ndetse n'ibiribwa ushobora gufata mu ifunguro ryawe rya buri munsi kugira ngo ugire ikibuno kinini giteye neza, amataye ndetse no mu nda zeru nk'uko benshi dukunze kubyita. Mbere y'uko dutangira rero ndagusaba gukanda subscribe niba utarabikora, ndetse ngusaba kuza kurangiza ino video kuko uri bubashe kumenya byinshi wakora kugira ngo ugire imiterere wifuza. Ikindi kandi kuri ino channel ya Waruziko Info and Fact tugufitiye video nyinshi z'ubwenge. Muri izo harimo izagufasha gukira ibiheri mu gihe gito cyane, izagufasha gukoza umusatsi mu kanya nk'ako guhumbya, ndetse n'izijyanye n'ikoranabuhanga n'amakuru y'abasitari batandukanye yaba aba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Hari amasiporo rero ugomba gukora kugira ngo ugire ikibuno giteye neza cyane kandi buri muntu wese azishimira kureba, ndetse no mu nda zeru ugaca ukubiri n'ibinyenyanza hamwe n'amataye, mbega ugatera nk'igisabo nk'uko benshi dukunze kubivuga. Noneho reka turebere hamwe siporo ushobora gukora ndetse n'uburyo bwiza bwo gukoramo izo siporo. Mbere y'uko utangira gukora siporo rero byaba byiza utangiye ukora warm up nziza rero yagufasha kujya muri mood ya siporo ku buryo bwihuse. Ni warm up yitwa jumping jacks, akaba ari warm up ukora usimbuka utandukanyije amaguru ugahita wongera ukayahuza, ari nako uzamura amaboko mu mpande zawe. Iyi warm up rero ukaba wayikora mu gihe kingana n'iminota 5. Iyo urangije gukora warm up byaba byiza utangirana na siporo yitwa wide squat. Iyi siporo rero ni siporo ijya kumera nka makere. Ukuntu ikorwa rero, urabanza ugahagarara muri position ya squat, ni ukuvuga ngo uhagarara utandukanyije amaguru ku buryo hagati y'ukuguru n'ukundi hajyamo pate 3 z'intoki zawe cyangwa se zirenga, ku buryo wumva umwanya wasize hagati y'ukuguru n'ukundi utakumangamiye cyangwa se bitari buze kukubona. Hanyuma umutwe ukawurebesha imbere yawe. Birumvikana ko ugomba kuba wambaye umwenda wa siporo. Iyo umaze kujya muri position ya squat rero usa n'umanuka ugiye gusitarara, hanyuma ikibuno ukakigarukiriza munsi y'amavi ho gato. Noneho amaboko ukayazana imbere ufatanyije ibiganza kugira ngo wirinde kuba wakora hasi cyangwa se izindi muboma z'amaboko zitari ngombwa. Ubundi amavi ukaba yaringanije neza n'amano yawe cyane cyane iry'igikumwe, hanyuma ukongera ugasubira hejuru amaboko akiri muri ya position. Umugongo ugomba kuba urambuye neza nakuhetamisha kugira ngo bikunde bikorohere gukora squat. Ukaba rero ugomba gukora squat byibura zitari munsi ya 15 kandi zitari hejuru ya 20 icyarimwe kandi buri munsi. Iyo urangije gukora wide squat uhita wongera ugakora warm up izwi nka jumping jacks twabonye mbere, ariko ukayikora igihe gito cyane nk'amasegonda 20. Warangiza warm up ugahita ukora indi siporo yitwa glute bridges. Kugira ngo ukore glute bridges rero uryama hasi ugaramye, hanyuma amaguru hamwe n'amatako ukabihagarika cyangwa se ukabishinga, ariko ikibuno ndetse n'umugongo bikaguma hasi. Ubundi amaboko ukayarambura mu mpande z'igihimba cyawe, hanyuma ukajya uzamura ikibuno n'umugongo, ariko umutwe ndetse n'igice cy'umugongo gifashe ku ntugu byo bikaguma hasi, maze ukabara kugeza kuri 15 cyangwa se 20. Hanyuma mu gihe uzamuye umugongo ndetse n'ikibuno ubwo ku nshuro ya 21 cyangwa ku nshuro ya 16 bitewe n'inshuro wiyemeje gukora, uhita uguma muri iyo position mu gihe kingana n'amasegonda 15 cyangwa se hejuru yayo
bitewe n'uko wamaze kumenyera gukora iyo siporo. Ibi bikaba bizwi nka glute bridge hold, hanyuma ugakomeza gukora glute bridge wenda nk'indi nshuro imwe cyangwa se ebyiri bitewe n'uko ubyifuza. Siporo ushobora gukurikizaho rero yagufasha kugira ikibuno kinini kandi giteye neza ndetse no mu nda zeru ni siporo yitwa fire hydrants. Iyi siporo rero ukuntu ikorwa, urapfukama hanyuma amaboko ukayafatisha hasi maze ukajya uzamuka ukuguru kumwe mu gihe ukundi gupfukamye hasi, hanyuma ukabara kugeza ku nshuro 15 cyangwa se 20, hanyuma ugahita ujya ku kundi kuguru nako ukagenza nk'uko wagenjeje ku kundi. Ushobora kuruhuka ukora glute bridge hold ndetse na glute bridges, hanyuma ukongera ugakora fire hydrant nk'indi nshuro imwe. Izindi siporo rero wakora zagufasha kugira mu nda zeru, ikibuno giteye neza cyane ndetse n'amataye, harimo siporo yitwa side laying leg rise. Iyi siporo rero akaba ari siporo ukora uryamiye uruhande rumwe, hanyuma ukajya uzamura ukuguru ndetse n'itako icyarimwe maze ukabara kugeza ku nshuro 15 cyangwa se 25, mu gihe itako ndetse n'ukundi kuguru byo bisigara hasi, hanyuma ugahindukira ukaryamira urundi rubavu maze ukagenza nk'uko wagenjeje ubwa mbere. Indi siporo wakora yagufasha ni iyitwa boot tap. Iyi siporo ukuntu ikorwa rero, uryama hasi wubitse inda, hanyuma amaboko yawe ukayubikaho umutwe uyasobekeranyije, maze igice cyo hasi cy'umubiri wawe duturutse ku kibuno, ubwo ndabara amatako, amaguru ndetse n'ibirenge, ukabizamura hanyuma ukajya ubumba amaguru wongera ukayabumbura cyane, maze ukabara kugeza ku 10 cyangwa 15. Ushobora none gukora siporo yitwa little rainbows. Iyi siporo rero ijya kumera nka boot tap, ariko yo mu gihe ubumbura amaguru, umanura imitwe y'amano yawe ukajya uyikoza hasi. Mu gihe wumva kuryama ku maboko yawe birimo birakugora, amaboko ushobora kuba wayafatisha ku kibuno cyangwa se ukayashyira muri pozisiyo y'umuntu uri gukora push up cyangwa se pompage. Ushobora nanone gukora siporo yitwa side leg cycle, ikaba ari siporo ijya kumera nka laying side leg rise, ariko yo aho bitandukaniye ni uko ukuguru ukuzamura hejuru hanyuma ugakoresha mu nkoma z'uruziga. Nyuma rero yo gukora imyitozo ngororamubiri, imikaya y'amabuno yawe iba iri mu gihe cyiza cyo gukura. Biba byiza rero mu gihe ufata ifunguro ryawe, ufata ibiryo birimo poroteyine ukaba wayikura mu magi, inyama, ibishyimbo, amafi, soya, amashaza ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibindi biribwa ugomba kwibandaho kugira ngo ugire amabuno ateye neza ni ibiribwa bizwi nk'ibinyamafufu cyangwa se ibinyamasukari. Ibiribwa bikaba bitanga imbaraga ndetse bikaba bifite akamaro kanini cyane ku muntu ukora siporo. Mu binyamafufu rero hakaba harimo ibirayi, ibijumba, umugati, umuceri, ibinyampeke, ibigori ndetse n'ibindi. Ikindi kandi ugomba kwibanda mu gufata ifunguro ririmo imboga ndetse n'imbuto. Ngaho rero tera neza uko ubyifuza kandi binyuze umutima wawe. Gukora imyitozo ngororamubiri navuze haruguru ndetse urya n'indyo yuzuye, uretse kuba siporo igufasha gutuma ugira mu nda zeru, ikibuno kinini kandi giteye neza ndetse n'amatayi, bikurinda kurwara indwara zitandukanye nka diyabete, umwijima, indwara z'umutima harimo umuvuduko w'amaraso, stroke, shock ndetse n'izindi zitandukanye. Ibyo bigatuma ugira ubuzima buzira umuze. Ndagushimiye cyane wowe warebye ino video kugeza ku musozo. Ntusaba gukanda subscribe niba utarabikora
ndetse na like niba hari kino video yaba yagufashije. Ikindi kandi nta mpamvu yo kwihererana ano makuru meza yafasha inshuti zawe kurema imibiri yabo uko zibyifuza. Bityo rero nkaba ngusaba gusangiza ano makuru meza bagenzi bawe ukora share. Nta kuzuyaza rero mu gihe mwumva hari ikibazo mwifuza kubaza, ndetse mwanaduha ibitekerezo byanyu mubyandika muri comment. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza.